yitwa Chrissy yabonye izuba ku itariki ya 27/2021 mu byukuri akaba mu byukuri ari mu myaka yiwe 24. Uyu mugabo rero akaba ari umwanditsi w'indirimbo, umuririmbyi ndetse akaba no mu bahanga mu birebana no gufata amashusho y'indirimbo. Indirimbo yiwe Inana Amashu ziri mu zatumye mu byukuri amenyekana cyane, by'umwihariko noneho bigeze ku ndirimbo yitwa Bana yakoranye na Shefi, biza kuza kuba ibindi bibi na provinga mu byukuri ko ari umwe mu bagabo bafite nyine ubudasa bigeze mu gukorana n'abandi. Mu mwaka wa 2020 rero nibwo yashyize hanze indirimbo yiwe yise Esurabizi, yaje kuza kuba mu byukuri ikundwa n'abantu batari benshi. Nyuma rero aza kuza kuba mu byukuri ashyiraho abantu benshi bayikunze bayitse mu byukuri Tegereza, abari nako nyine abantu bagenda bayifata. N'umwe mu bagabo rero kandi binjiye mu birebana n'imideri akabihuza ndetse no gufata amashusho y'indirimbo. N'umugabo mu byukuri cyangwa se umusore uri mu bihe byiwe. N'umugabo kandi wakunze mu byukuri kugaragaza yuko kimwe mu bintu nyine akunda akurikira kandi akora neza ari umuziki. Uwo rero akaba yamaze kuba yihuza cyangwa se byari maze iminsi bizwi ko agiye kwihuza na Richard Ngabo uzwi nka Kevin Kade wabonye izuba ku itariki ya 23 Nzeri hari Kicukiro. Mu byukuri ubwo rero mu nyuma yaje kuza kuba kurira mu muryango ni Kevin Kade waje kuza kuba kurira mu muryango w'abana 7, akaba ari umwana wa gatandatu. Umwe mu banyamuryango biwe baririmbaga muri korali niwe watumye aza kuza kuba mu byukuri yegurira ibirebana n'umuziki, anyura mu ishuri rya Nyundo aza kwinjira muri Incredible, akorana n'abahanzi batandukanye barimo Dani Nanone, Davis D, Young Grace ndetse by'umwihariko akaba mu byukuri uyu mugabo yarakomeje nyine, uyu musore yarakomeje kugenda agaragaza yuko abishoboye. Yatangiye rero umuziki by'umwuga mu mwaka wa 2019, uriya twe tuvuze Chrissy yawutangiye mu mwaka wa 2020. Yagiye rero akorana n'abahanzi bagiye batandukanye ndetse mu byukuri ari mu bantu n'ubundi bakoranye indirimbo n'abantu bagiye batandukanye, ariko by'umwihariko n'ubundi ntago ari ubwa mbere agiye gukorana n'abahanzi bakomakomeye. Umuntu yavuga mu byukuri yuko asanzwe n'ubundi afite abahanzi yakoranye nabo. Yagiye rero aririmbira ku rubyiniro rumwe n'abahanzi bakomeye barimo nka Nesty, CYC, Bruce Melody, AV, White Band n'abandi bagiye batandukanye, ndetse n'umwe mu bagabo nyine bagera bitabazwa mu bitaramo bigiye bitandukanye mu gihe gito umuntu yavuga ko amaze mu muziki. Ku rundi ruhande rero aba bagabo bombi uwo ni Chrissy ndetse na mu byukuri ni Chrissy ndetse na Kevin Kade bari bamaze iminsi baratangaje yuko bafite igihangano cyangwa se indirimbo bashaka kugira gute kuba bashyira hanze, ariko kuri iyi nshuro noneho byaje no kurangira noneho ya ndirimbo yiyongeyemo umwe mu bagabo nabo bakunzwe bafite igikundiro mu gihe cy'imyaka itari mike amaze mu byukuri akora umuziki. Uwo nawundi rero ni The Ben. Iyi ndirimbo rero Kevin Kade na Chrissy bari batangaje yuko bagomba gushyira hanze, ni indirimbo bise Follow Miana. Ikaba rero mu byukuri ari indirimbo rero bamaze kuba binjizamo The Ben rero yasangije abamukurikira binyujije ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uyu muhanzi ari kumwe na Chrissy ndetse na Kevin Kade muri studio ya Bob Pro, bari kumwe na Element watangiye umushinga w'iyi ndirimbo. Iyi ni imwe mu ndirimbo zitegerejwe amatsiko n'abakunzi b'umuziki hano mu Rwanda, cyane ko imaze igihe ivugisha abatari bake na mbere yuko The Ben ayinjiramo, aho mu byukuri artwork cyangwa se igishushanyo cyari kifashishijwe mu kuyamamaza cyagaragazaga ko mu byukuri cyatumye nyine abantu bazamura amarangamutima yabo, aho abagabo bagaragara bameze nk'abari abagabo baba barimo pirate batwara amato. Itangira gukorwa Chrissy na Kevin Kade babanje gutegura abakunzi babo umuziki ko bari mu mushinga wo gukora album bahuriyemo, ndetse kuri ubu bahamya ko bafite n'igitekerezo cyo gukora igitaramo kimwe. Indirimbo itegerejwe izaba igiye hanze nyuma y'uko The Ben asohoye album ye yise The Plenty Love, naho Kevin Kade bakaba bari baherutse no guhurira mu ndirimbo Sikosa. Ku rundi ruhande Chrissy izabaye indirimbo ya mbere mu byukuri ahuriyemo n'umuhanzi The Ben. Ni The Ben rero umaze imyaka myinshi kuko yatangiye umuziki mu myaka ya 2007 2008 biza rero kurangira bimuhiriye. N'umugabo rero w'imyaka 38 urumva agiye gukorana noneho n'abagabo n'abasore bari mu myaka 24. Ni ibintu umuntu yavuga ko bari ibintu byo kwishimirwa, ariko se nanone ukibaza ubundi The Ben
agiye kugama mwaba basore cyangwa mu by'ukuri asanzwe n'ubundi ku ruhando mpuzamahanga cyangwa se ku ruhando rw'ibirebana no gukorana amakorabo n'abantu yihagazeho. N'umugabo rero ufite indirimbo nyinshi yagiye akorana n'abantu bagiye batandukanye. Ntabwo umuntu yakirengagiza ko uyu mugabo afite indirimbo yakoranye na Shiba Kalungi yitwa Binkolera. Ni indirimbo yabikoze cyane, itanga nyine n'igisobanuro cy'umuziki w'uyu mugabo. Ntabwo umuntu yakirengagiza ko iyi ndirimbo yitwa Know You Know Life, indirimbo abantu baririmbye kakahava kandi yashimishije abatari bake. Naho kirengagiza indirimbo yitwa ngo ufite ku mutima yakoranye na Zizo Al Pacino, iyi nayo yarakunzwe karahava. This is Love yakoranye na Rema na Makura, nayo ni indirimbo yabiciye bigacika n'ubu ngubu kandi abantu bacyumva. Iri no mu ndirimbo ziri mu ndirimbo yabashije kubakorana n'abantu zarebwe cyane. Ubwo ni nyuma yuko iyi ndirimbo yitwa yakoranye na Rema na Makura yarebwe inshuro zirenga miliyoni 10 mu gihe imaze isohotse, ndetse ikagenda ituma aba bantu bagenda bakora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ibitaramo byinshi umugabo yagiye akora, yagiye aririmbamo iyi ndirimbo. Hakaza kandi indirimbo yitwa Why yakoranye na Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Ni umuhanzi ukomeye muri Afrika, ni umuhanzi ukomeye, umuntu yavuga ko wamaze no gushinga wamaze kugaba amashami mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse ategerejwe hariya mu gitaramo azakorera hariya muri mu Bwongereza, ahantu hakira abantu bagira mu 2007. Urumva ko ntago ari umugabo woroshye ushobora kuba akorera igitaramo hariya mu Bwongereza kingana gutyo. Iyi ndirimbo rero yitwa Why nayo iri mu ndirimbo zarebwe cyane. The Ben yabashije kubagaragaramo, aho yarebye inshuro zirenga mu by'ukuri miliyoni 25 kugeza uyu munsi. Hari Lose Control, iyi ndirimbo yayikoranye na Meddy, uwo ni The Ben, ikaba nayo yararebwe na miliyoni zirenga 14 kuri YouTube, inshuro zirenga miliyoni 14. Hakaza Sikosa ya Kevin Kade na Element, mu by'ukuri iyi nayo The Ben yayigaragayemo kandi imaze kuba nayirenza miliyoni zirenga 10 z'abantu bayirebye. Hakaza rero Best Friend, uyu mugabo yakoranye na Bwiza, nayo ni indirimbo abantu bakunze cyane. Ibi rero nanone byerekana ko mu by'ukuri uyu mugabo nanone agize gute, hari uburyo ahagaze ku isoko, ndetse ibihangano byinshi akoze bitanga umusaruro. Noneho by'umwihariko iyo bigeze ku makorabo hari uburyo nyine agenda agaragaza ubudasa. Ariko nanone aba basore uko ari bangaye, impamvu twavuze tuti ese aba nanone agiye kubugama mu buryo bumwe cyane ubundi, aba basore nabo ntago ari abantu bagafuka imvugo rimwe. Kuko nk'uyu witwa Kevin Kade afite indirimbo yakoranye na Alikiba imaze amezi agera muri 2, imaze kurebwa na miliyoni irenga imaze kurebwa na miliyoni zigera muri 2 z'inshuro imaze kurebwa kuva yajya hanze mu mezi 2. Hari indirimbo rero uyu mugabo nawe yakoranye n'uwitwa Kevin Kade. Mu by'ukuri Kevin Kade yakoranye na Element ndetse na The Ben twayivuzeho, nayo imaze kurebwa na miliyoni zirenga 10. Hakaza kandi uwo ni Kevin Kade tukiriho. Kevin Kade yagiye agaragara mu mishinga y'indirimbo irimo nk'indirimbo yitwa Pyramide cyangwa se Tata yakoranye na Kivumbi King ndetse na Dramati, nayo imaze kurebwa na miliyoni zirenga 2,900. Hakaza kandi indirimbo yihariye by'umwihariko noneho ya Chrissy ya Kevin Kade ku giti kiwe yitwa Monda. Ni indirimbo imaze umwaka umwe ariko imaze kurebwa na miliyoni zirenga 6,400. Indirimbo yo ku giti kiwe. Umugabo rero utari umugabo umuntu yavuga ko yoroshye, n'umugabo umuntu yavuga ko nawe asanzwe mu by'ukuri afite ibihangano byiwe kandi byihagazeho, aho umuntu yavuga ko kandi noneho move bayifite yakiri batoye, bayifite mu myaka 5. Umuntu ashobora no kuba yavuga ati birashoboka ko n'ubundi nubwo habi ntago byamenyekanye ngo ndetse ninde wasabye undi kuba yajya muri iyi ndirimbo, ntago makuru bayashyize hanze, ariko biranashoboka ko The Ben rwose bitewe n'uburyo generation nshyashya iri kugendera yimufasha kuba yabikora kurushaho, ashobora kuba nawe mu by'ukuri yavuze ati na why not, kuki nta kwegera abajama tukaba twakorana noneho indi ndirimbo, kuko bose bafite ibigwi kandi byihariye nka Chrissy afitanye indirimbo na Pasikiziti imaze kurebwa na miliyoni zigera muri 5,200. Hakaza kandi Chrissy wamaze guca ibintu mu ndirimbo yitwa Bana yakoranye na Shefi, indirimbo imaze kurebwa na miliyoni zigera muri 16. Indirimbo Chrissy yakoranye na Kriku igera muri mu by'ukuri yitwa mu by'ukuri indirimbo yitwa Lala. Kriku bakoranye Akili hariya mu Burundi imaze kurebwa na miliyoni zigera muri 2,400. Hakaza kandi mu by'ukuri indirimbo Sekoma, ni indirimbo imaze amezi 10 ariko indirimbo imaze kurebwa na miliyoni zigera mu 8,100. Numva ntago ari abagabo b'imvugo rimwe, ntago ari abagafuka imvugo rimwe, mu by'ukuri n'abagabo mu by'ukuri cyangwa se n'abasore nabo. Umuntu atirengeje indirimbo yitwa Jugumira, ni indirimbo ya DJ Phil Peter na Chrissy na Kevin Kade, ariko
ariko indirimbo imaze kurebwa mu gihe cy'umwaka umwe na miliyoni zigera muri 11. rero n'abagabo mu by'ukuri umuntu atirengagije Edeni ya Chris Easy imaze kurebwa na miliyoni 5,100,000 mu myaka 2. hari n'izindi nyinshi uyu mugabo yagiye akora kandi nazo zagiye zibikora mu by'ukuri. rero umuntu yavuga ko ni imwe mu ndirimbo umuntu yavuga ko ntawavuga ko umuntu yugamye mu rundi cyangwa se hari ukurikiyeho undi ikindi kintu wenda kigize ni ya mikoranire bigomba kuba nizakora abantu babifuza kandi abanyarwanda babifuza kuvuga bati ese undi The Ben yakoranye indirimbo nande, babifuza kumenya ngo ese Chris Easy yakoranye indirimbo nande, Kevin Kade yakoranye indirimbo nande. urumva mu by'ukuri kuba noneho abagabo ko ari bangaye ko ari batatu bagiye guhurira mu ndirimbo imwe ni ibintu rero abantu bakwiriye kuba mu by'ukuri bitegaho umusaruro ukomeye cyane ko ntawavuga wenda ngo uyu nguyu ari hejuru y'uyu nguyu ngo bitewe no kwenda amaze imyaka myinshi. yego birumvikana iki kintu kigomba kuzamo cya respect wenda ijyanye n'imyaka umuntu amaze mu mikino cyangwa se akora ibintu, kuko nk'ubwo wumvise bakuvuga ko nka The Ben yatangiye umuziki aba basore bari mu myaka 6-7. icyo gihe rero The Ben we yarari mu myaka umuntu yavuga ko itari mike, yarari mu myaka igera muri 20, 18, 20 irenga. so urumva rero yuko mu by'ukuri kuba rero yabagiye gukorana n'abasore ni ibintu abantu bifuza kugira, ariko nta wavuga ko hari ugiye gukorana n'undi kubera ko wenda hari ibintu bindi amukurikiyemo. ni inyungu nyine bose, buri wese ibi bintu umuntu yavuga ko ari win-win, ari deal ya win-win izatanga byanga bikunda umusaruro, igatanga igihangano nk'ibyo byose twari tuvuze nka Sikosa yo noneho ni indirimbo yaje itanga ikintu cyitwa ikosora, niko umuntu yavuga, kuko iyi ndirimbo mu gihe gito cyane n'amezi 8 imaze kurebwa kuri YouTube inshuro zirenga miliyoni 10, kandi muri hamwe adashidikanya ko mu by'ukuri ntago ari ukugura, ni ibintu byanyabyo, ni ibintu biriho, ni ibintu bifatika, ni ibintu bifite imibare, ibintu bifite ibimenyetso. kuko umuntu agiye nko ku ruhande rwa element uri muri iyi ndirimbo, ni element mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari element wamaze kuba yerekana ko iyo bigeze ku kintu kijyanye no kurebwa kuri YouTube aba ari hejuru cyane, kuko mu indirimbo uyu mugabo yashyize hanze itari yamara ukwezi yitwa Tombe imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 2,900 kuri YouTube, mu gihe indirimbo imaze amezi 10 yakoze ku giti kiwe yitwa Mirele nayo imaze kurebwa na miliyoni zigera muri 7,100,000 mu mezi 10. akaza rero indirimbo Element yahuriyemo na Loskana na Bruce Melody nayo imaze kurebwa na miliyoni 23. noneho akazana Element wakoze indirimbo yitwa Kashe y'amateka yiwe yihariye mu rukundo, mu by'ukuri nayo imaze kurebwa na miliyoni zigera muri 10. rero icyo umuntu yavuga ko urumva ni amamiliyoni y'amavyose mu by'ukuri yicaranye muri studio ya Element nawe wa views mu by'ukuri za Danger, Chris Easy wa views za Danger bari kuri move za bien, noneho bakabasha kuba bakora indirimbo imeze neza hariya. mu by'ukuri indirimbo rero yitezwe hano muri Sama ko nayishobora kuzagira gutya igaca ibintu mu buryo bumwe cyangwa se n'ubundi. so rero twe tuvuze tutireka tugaruke kuri iyi ngingo, turebere hamwe mu buryo bwa analytics, mu buryo bw'ubusesenguzi, mu buryo bwo kurebera hamwe ibintu by'ukuri kandi bishingiye ku mibare. mu by'ukuri tubereke yuko The Ben ntacyo umuntu yavuga ko wenda ntago yavuga ko hari umuntu atamugiriraho umugisha, ariko nanone ntago umuntu yavuga ko nanone The Ben nawe atazagirira umugisha kuri aba basore nabo muri iyi minsi bakunzwe n'urubyiruko rwinshi kandi bitari mu Rwanda gusa ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. urumva ko biba bikomeza gutuma mu by'ukuri akomeza kuguma kuri move, ndetse n'aba basore nabo bakagenda bagirira imiryango, bagenda bafungurirwa ihuye nyine n'imyaka The Ben amaze igera muri yavuga ko ijya kugera irenga 15, 16 amaze akora umuziki by'umwuga. so rero turabashimiye kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ubwo tuzakomeza kugenda tubabwira se undi mu by'ukuri iyi ndirimbo ijya gukorwa ninde wasabye yuko ashobora kuba wenda, kuko yatangiye ya Kevin Kade na Chris Easy. igitekerezo ni cyane noneho cyaje gite kugira ngo noneho Kevin Kade nyuma y'amezi atagera ku 8 akoranye na The Ben bongera kuvuga bati noneho reka tube twanakorana indirimbo na Chris Easy. ese ni The Ben wa Prince avuga ati indirimbo nayumvise irandyohera. ese ni Kevin Kade wavuze ati ibi bintu gutya. ese ni Chris Easy wifuje kuko ari n'ubwa mbere agiye gukorana na The Ben ko nawe yakora indirimbo ari kumwe n'uyu muhanzi umuntu yavuga ko ari mugari mu buryo bumwe cyane ubundi, nubwo n'aba basore nabo bamaze kugira ahantu bigeza cyangwa se bamaze kugira icyo bakora. so rero byinshi tuzagenda tubagezaho kuri iyi ndirimbo ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye by'imyidagaduro. turabashimiye kandi tubifuza gukomeza kugira ibihe byiza, muhahe kandi muronke.